urubaha cyane uranyubaha cyane niyo mpamvu rero nanjye nzakora ibishoboka byose umuryango wacu uba ufite ishema. Yego ibyo byiza urukundo ni urwa mbere kubaha ni ibyo kumvikana gushyira hamwe ariko na cyiza bisi ni ukuri ni cyiza cyane yego hose abibyiyoresha uzumunaniro no mu ndege agashusho ushaka kuzagutembereza mu ndege ni ukuri ngo mu ndege umeze ute? Oh baby ntabwo kumvisha irungi akazi ntabwo kumuseza hafi nibyo rero mu rugo ndabakunda cyane mwiza kandi bitabagabo bose bari kumisa mfatibuka rero umusuhuza umurebe ni umukobwa mwiza amaze kuba mubi turafi kumuhuye ntabwo yadutuburira ntabwo yabikora umukobwa wanjye azakunda umukobwa umusore wiyubashye ufite akazi keza wese reka mbebe moto bimeze bite mwana igihe naguhaye umuntu ngo umuzane ukaba utaramugeza hano muzima ubwo amakuru yawe ni meza ariko ibyo bintu byambo byaje moto igira ngo utiyaje wowe utabeshye wagiye unyura n'abanyamaguru banyura nase ubu nizere ko ugiye kuhagera sawa ntarebe reka negereza ariko ibyo bintu ntabwo ari byo sawa umuntu usahane ngo amuzane akamugeza saa kumi kiriya cyana imana ikunda abagabo ubundi yatumye n'umwanya igiye kuzima kugira ngo urwaye isama amagara
mami. Ntabwo umwana kuvuga umuntu ukuntu wamuvugishaga njye ntabwo ndi kwizera ko ari kose. Gira gutyo nyereke mbere ko ari byo. Yishimiye kuvuga mu muryango nk'uyu. Nzayigisha. Kumenza kamusheri. Unakoza kunakundana kuko ikundana sinakunda ukamuha ukamuhakia ukamuha agaciro. Umugabo ni umuntu wo gukunda cyane. Mbese mama bakunda cyane. Gusa njye nshaka bamfurira bakabamuna cyane. Oya, umwana w'umugabo uzabana azakunda cyane. Ukunda cyane sibyo? Ariko bana njye mfa napfuye. Papa yankunda kukurusha. Ndabizi umuntu byo gukobwa bayibyara bike ndabona ko cyane cyane kibyara umukobwa bagira bati ngo uzabibona ngo uzaba umukobwa mbere. Sikona kuvugisha twajyana breakdown Hari nyine moto yari yagize ikibazo n'amatwara. Nawe. Cyane bisanzwe. cyane bisanzwe nagize abagisibisha ariko yewe ubona umugisibisha kamasi ayatenya kugura kanderesha Wese wabimeze mbega cyane giteye umeze neza se. cyane neza ko banyereje ntacyo ni kuvuga imbabazi ntabwo ntabwo nakubabarira kandi ndabizi cyane Reka niwe naza bikanzaniye ibintu byiza gukoresha. Wagira hano hafi cyangwa ari hafi. Twese tutazi namukumbuye cyane. Sinzi mama ntabwo ushya waza kumureba kumuha. Yaje yageze hafi mu gipangu z'amagare mu kintu ashobora gukina nta kibazo agiye kubagira. Ubwo rero wanze kumurasha none isa ko nta handi ntari kujya. Namwe ntikwirirwa mu wanze ajya nterwa mu gipangu. Urindira. Sambiti. Yakisha. Ukeneye amakuru. Ukeneye amakuru umuntu bimeze biteze. Sawa cyane. Sasa turavuga na zama. Kwifata amafoto shiri. Nawe arifatira. Nyine inshuti yanjye yahereza ni umukobwa ni umuhungu ni iki ko nawe ubwo urumva turebe umukobwa
ikibazo cyiza Baby, ntabwo wakinze. Sawa. Oh, baby. Okay. Decide. Umukobwa wacu ama. Jamil. Agomba kandi komeza ute. Amasomo cyane. Okay. Siboni papasi. Okay. Ameze neza. Ameze neza. Nishimishijwe no kubona umuryango wanjye. Yego. Nuko amaze iminsi ambwira ko mumaze gukura. Nibyo? Ntabwo ari cyo. Ntabwo mbeshya. Mbwiye ngo icyo cyagiye kuri fone wambwiye ngo ikintu wenda kubaza. Amaze gukura. Si umugeze mu wa gatandatu segonde ntabwo amaze gukura. Yarakoze inama. Okay, maze imyaka. Nari ndi hanze Dubai. Ni byinshi nakuguriye na fone. Sinabikubwiye. Nakuguriye keza keza cyane. Nagabonye. Ma wowe inkingi yo wijyanira. Igiye Kubera iki umuntu uramufasha cyane. none se ugira ngo nakubagira ko mara yanjye Nzanishije amadolari. None nazanye ku madolari doriba. Nazanye amadolari. Urabona mwiza hoteli twiza twitse Dubai. Wow. Okay. Okay. Witinde urabuze Kizoga cyane kibonye ariko. Ntabwo wagira uti nari ndi kukureba ni mu bihe byacu. Bubaha cyane banyubaha cyane, niyo mpamvu rero nanjye nzabashoka byose kugira ngo nshime. Shabuze umunaniro nko mu ndege. Abasha ushaka kuzamutembereza mu ndege. Ngo mu ndege meze neza. None iyo uri mu kirere. Thank you.